hari umuntu tuvuge niba habaye fundraising wicara akavuga atari amashyi nanjye ndayashaka kugira ngo nyabone atazajya agira umuntu nsuzugura amenye ko mfite agaciro kuri uru rusengero reka nanjye mpaguruke dufashe urugero mu rusengero habaye fundraising noneho abantu barimo kwitanga buriya hari abantu batitangishwa n'urukundo muhariye bakitanga kugira ngo abantu bababone nabo bajye babubaha cyangwa bajye banabashaka babaha kandi gaciro buriya rero iyo ageze ahandi hantu aza gutanga hatari amashyi nta kintu aguha iyo avuye mu rusengero aho bamukomera amashyi bakamushima bakamushakira umwanya w'imbere ashobora gutanga mu rusengero miliyoni yo kubaka urusengero ariko yasohoka ageze mu nzira yahura n'umuntu wabuze amafaranga yo kwivuza ntabe yamuhana 500 cyangwa umuntu ushonje ntagire icyamumarira tujya rero abantu batangira mu ruhame badatangishijwe n'umutima bene abo nta mugisha bagira Bibiliya yarabivuze yeruye iravuga ngo aba bantu bakora kugira ngo bashimwe n'abantu bamenye ko ingororano zabo baba bamaze kuzibona mu isi ubu byo birangiye abacyuye amashyi ye na za mpundu uyu munsi tugiye kuza tugaruka ku nsanganyamatsiko cyangwa topic ivuga ngo gutanga. Yego. Ubundi rora gutanga niki? Ntabwo ari ikibazo gifite igisubizo kimwe. Ariko reka tugerageze kugisubiza uko dushoboye. Okay. Gutanga ni ugufasha. Ni ukugira ibyo wivanaho undi akeneye ukabimuha. Ariko ukabikora kugira ngo uhindure ubuzima bwe, ugire aho umuvana mu mibereho arimo cyangwa ibibazo arimo, cyangwa ibyo akennye bitandukanye, umubere igisubizo ukoresheje uburyo butari bumwe bitewe n'icyo yababura cyangwa yabakennye. Ibyo rero biva ku muntu akabiha undi ni ugutanga. Wenda reka nabyo tubivuge, ushobora gutanga mu buryo bw'amafaranga, ushobora gutanga ibitekerezo, ushobora gutanga urukundo, ushobora gutanga amahoro, ushobora gutanga ibiribwa se, n'ibyo byose bitandukanye n'ibindi, ariko intego yabyo ni ugufasha wa wundi ufite icyo abura cyangwa se ufite icyo akeneye kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza nkuko nawe waba umeze neza. Uko niko gutanga. Uko ni ugutanga. Hari ukuntu Bibiliya ivuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Guhabwa se byo? Uhabwa wese. Uhabwa ni wa wundi wakira ibivuye kuri wa wundi utanga. Uravuze ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Nibyo ni ijambo ry'Imana niko rivuga. Ukuvuga ngo niba utanze, Imana yo burya ukuntu Bibiliya bivuga ni rwo rugero rwo gutanga rwa mbere tureberaho, kuko biravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane. Kuvuga ngo iyo urukundo ruhari hakurikiraho gutanga. Nta muntu watanga atagira urukundo. Ubu rero wakira abaho yakunzwe, yakira ibivuye mu rukundo rwa wa wundi utanga. Imana yakunze abari mu isi cyane iratanga. Nawe iyo ufite urukundo muri wowe, ugakunda umuntu, ukabona umuntu icyo abura cyangwa icyo akennye cyangwa icyo akeneye cyangwa icyamufasha, iyo ufite urukundo uratanga. Tugira umugisha wo kubana tugira ngo tuze kureba, hari abadukurikiye benshi wenda bari kutwumva cyangwa se bari kutureba iki kiganiro, bashobora kujya muri comment bagatanga igitekerezo, ariko kenshi na kenshi rero abantu bakunda kwibanda ku matopik agiye atandukanye, ariko gutekereza topic yo gutanga. Rora gutanga ntegereza ko wenda ni ukuba hari ikintu ufite wowe ubwawe ukakikuraho ukagiha undi muntu. Yego. Ariko tuzi neza ko hari impamvu zishobora gutuma utanga. Ese
wowe Lola impamvu ubona zishobora gutuma urekura ugatanga nizi? reka noneho ubwo tugize umugisha wo kubivuga tubivuge neza. Impamvu umuntu akwiye gutanga, reka mbanze mvuga ahubwo iki ngiki. Gutanga ni umutima. Ntabwo impamvu mvuze ko gutanga ari umutima, abantu bose ntibatanga, kandi ndetse ahubwo iyo ugiye no kwitegereza usanga abadatanga ari abafite byinshi, hanyuma ahubwo ugasanga abafite dukeya nibo usanga bafite wa mutima wo gutanga. Gutanga ni umutima. Icya mbere ni umutima unyuzwe. Icya kabiri ni umutima ufite urukundo. Icya gatatu ni umutima wizera. Uti se ibyo ngibyo urabizanamo gute byo kwizera no gutanga? Reka birahurira he? Ibi ngibi no gukizwa nta bihuriye. Ko ntawe bihuriye. Uzi ikintu gituma abantu buriya badatanga? Hari n'abantu badatanga kubera ubwoba. Akavuga ati rero utu tuntu mfite twanjye, sibyo ko batari na dukeya, akabona ntitumuhagije we n'umuryango we, akabona aracyari mu ryahangana ryo kugira ngo agere byinshi nk'ibyo abandi bafite. Kwa kundi ahora ahangayikishijwe n'ubuzima bwa kompetisiyo bwo kugera aho abandi bageze bataragera, yumva afite ubwoba bw'uko hari ikintu cyamucika, ahubwo akarwana buri munsi kugira ngo ibindi bintu bize byiyongeraho. Wa muntu rero buriya nituvuga ngo kutizera no gutanga, kwizera no gutanga bihurira he? Iyo umaze kwimenya wowe ubwawe kavuga ngo burya ariko ndi uw'Imana, n'ibyo mfite. Hari umuririmbyi waririmbye avuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Iyo umenye ko utari uwawe, ukamenya ko n'ibyo ufite atari ibyawe, burya urabikoresha. Kwizera icyo kukubwira iki rero? Kurakubwira ngo Imana yaguhaye ibi ngibi, ntiyabiguhaye kubera ikintu gikomeye wakoze, nufashe uriya uzabona ibindi. Nk'uko ijambo rivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Kugutinyura yuko wafasha umuntu, ko ibyo bigiye kukuvaho Imana izongera kubiguha mu bundi buryo, ndetse ahubwo ikaguha byinshi birutaho. Urumva birahura rero. Iyo ufite kwizera ufitiye Imana, ukamenya ko ibyo ufite wabihawe nayo, binagufasha kumva yuko n'ibyo watanga Imana izongera kubiguha, kandi ukaba ubikoze kubw'umurimo w'Imana. Ibyo se ntekereza ko benshi ntashobora gufata umwanzuro wo gutanga kubera ko azi ko ari bwunguke. Urugero wenda nk'umuntu ujya kurangura, yemera gutanga amafaranga, akarangura ibintu abati ngiye kubicuruza nzabona inyungu. Ese ntihaba harimo gutegereza ko ngiye ninguha Imana izamumugisha kubera ko naguhaye? Wenda icyo kikaba cyatuma ntanga. Wenda nkavuga ni aratanga nyine bati ngiye natanze 1000 nungukirwa haza 10,000. Wenda bigatuma n'abantu baza gutanga kubera iyo mpamvu, atari ko hari umutima wundi umutera gutanga. Buriya ikintu nari mpereyeho mu kanya kivuze ngo gutanga ni umutima, ubwo mvuze abatanga neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hari n'abatanga mu zindi nyungu. Hari umuntu tuvuge niba habaye fundraising, wicara akavuga atari amashyi nanjye ndayashaka, kugira ngo nyabone atazajya agira umuntu nsuzugura, amenye ko mfite agaciro kuri uru rusengero. Reka nanjye mpaguruke dufashe urugero mu rusengero. Habaye fundraising, noneho abantu barimo kwitanga. Buriya hari abantu batitangishwa n'urukundo mu hariya, bakitanga kugira ngo abantu bababone, nabo bajye babubaha, cyangwa bajye banabashaka babaha kandi gaciro. Buriya rero iyo ageze ahandi hantu aza gutanga hatari amashyi, nta kintu aguha. Iyo avuye mu rusengero aho bamukomera amashyi, bakamushima, bakamushakira umwanya w'imbere, ashobora gutanga mu rusengero miliyoni yo kubaka urusengero, ariko yasohoka ageze mu nzira, yahura n'umuntu wabuze amafaranga yo kwivuza, ntabe yamuhana 500, cyangwa umuntu ushonje ntagire icyamumarira. Tujya rero abantu batangira mu ruhame badatangishijwe n'umutima, bene abo nta mugisha bagira.
Bibiliya yarabivuze yeruye, iravuga ngo aba bantu bakora kugira ngo bashimwe n'abantu bamenye ko ingororano zabo baba bamaze kuzibona mu isi. Ubu byo biba birangiye abacyuye amashyi ye na za mpundu, baba mukomeye amashyi bikaba birangiye. yego. Rero gutanga ni umutima, ni umutima w'umuntu. Nituvuga gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Ni ugutangana urukundo, ni ugutangana wa mutima, hanyuma watangana umutima, watangana urukundo, ukaba wizeye ko nawe umugisha uzawugira. Hari icyo Bibiliya ivuga rero. Umubwiriza aravuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzongera kuyibona. Uzi icyo yari arimo kuvuga? Yaravugaga ngo za mbuto, ya mafaranga se, bwa bufasha butandukanye, kwa gusura abarwayi, kwa gusengera abantu, kwa kwishyurira abantu amashuri, kwa kujya mu bitaro, kwa kujya muri gereza. Aravuga rero ngo ibyo ngibyo iyo tubikoze, iyo tubitanze, ni ukunyanyagiza imbuto. Gutanga ni ukubiba nanone mu kindi kinyarwanda. Niba ntanze ndabibye. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo iyo mbuto wabibye iyo gutanga, igihe kiragera ukongera ukayibona kandi ikera nyinshi. Irakugarukira. Ahubwo ni bigenda gute? Imana nigena igihe igarukira. Ntabwo ari wowe. Shobora kuza vuba, shobora gutinda, hariho n'izigaruka zikagarukira abawe utanagihari. Wari uri mu rusengero, reka tutarajya hanze y'urusengero tugaruke mu rusengero. Wari wumva ibintu by'ibitambo no gutanga ngo Isaka, kumva ngo nimutanga Isaka. Ndabyumva. Ese ndashaka kubaza, uriya muntu utanze Isaka yari yagambiriye gutanga? Ese Isaka atanze ni uwuhe? Rimwe na rimwe ku buryo nikanga nkavuga ntiwasanga rimwe na rimwe ariko tubikoreshwa n'amarangamutima. Urumva wenda urugero watanze fundraising nko mu rusengero, umuntu akaza gukora ngo umurimo w'Imana. Uzube n'abantu bari kwitanga ngo kuko ishaka ry'umurimo w'Imana ngo datangaye, like nuko ari ishaka ry'umurimo w'Imana. Yakaba bitekereza ari mu rugo we n'umuryango we, cyangwa already akihagera agahita abona ko hari ikintu gikenewe agomba gutanga. Ariko se Lora, iyo babanje kukubwiriza then ukabona gutanga, ubutanze ku bwa wa mutima, ubukozweho cyangwa n'amarangamutima? Niba gutanga ari umutima cyangwa se ari impano nk'uko wabivuze. Ubu ngubu reka nkubwire ikintu gihari gikomeye kandi kinababaje. Bibiliya yivuze gutanga ihera no kwa Mose. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo nabwira Abisiraheli ngo batange ituro bemejwe n'umutima wabo. Hanyuma uyu munsi wa none dufite ibibazo bikomeye bitandukanye. Ibyo bibazo birimo yuko kugira ngo umushumba, umuyobozi w'itorero abone w'ibyo ashaka, akora uko ashoboye, abantu bagatanga bitavuye no ku mutima. Rimwe na rimwe rero hazamo no kubabeshya. Niho wari uvuze ngo tanga Isaka wawe, hariho n'uwakubwira ati zana ibyo ufite byose, Imana izabikugarurira. Ibyo iyo abantu babikoze babivuga gutyo, njyewe mbifata nk'aho ari uburyo butari bwo kwitangisha. Gutanga ni umutima w'umuntu ukunze, kuko ibintu abantu badakorana urukundo nta ngororano bazabibonamo. Birambabaza rero kuba ahubwo uyu munsi wa none tuvugana hari ibikorwa byinshi bikorwa n'abantu ariko batazageramo umugisha babona, cyangwa se uzi ko mu byayesho havuga ngo imirimo y'abera izabaherekeza. Iyo mirimo ntibizabaherekeza. Rero uko umuntu avuga ngo tanga Isaka wawe, njyewe ntabwo ariko byemera. Niba hari igikorwa gihari cyo gukora, nibabwira abantu buri muntu wese atange uko umutima we umubwira, uko ubushobozi bwe bungana, kugira ngo atahe yishimye ndetse afite n'amahoro mu mutima we. Kuko buriya hari ibintu bibiri biteza ibibazo. Ari ukuntu umuntu atanga kubera amarangamutima ye yabaye gisite, abantu bayakozeho. Amarangamutima agakorwaho bigatuma utanga. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari wowe wanyawe wavuze ko ugiye gukora cya gikorwa.
iyo rero utangishijwe n'amarangamutima iyo uvuye aho watanze ugenda wicuza ukagenda uvuga uti se ibi bintu nzabivana hehe hari nubwo uvuga uti ibintu natanze ni byinshi najyaga gutanga bikeya ku byo natanze abandi ubwitange bagira ibyo turanabizi buriya ikuzo nubaza mu mafandarayizinga akorwa henshi uzasanga bigoye kugira ngo banabone 1/2 cy'amafaranga yemewe biva hehe ni kwa kundi bagenda bakamanipira abantu hanyuma ba bantu bamara kuba ubwo bamaze kushyirwamo ikindi kintu kitari icyabo cy'icyobo gishobora no kuba ari n'ubwoba nk'uko bivuga bakakubwira yuko ari igitambo bakakubwira yuko icyo kintu utanze kizatuma utarwara bakakubwira yuko uzagera ku byo utigeze ugeraho bituma umuntu rero urabizi buriya abakristo dufite uyu munsi n'abantu ubwabo mu bushobozi bwo gutekereza bamwe na bamwe butari hejuru bituma bya bindi abikora bitavuye ku mutima we nyuma rero ugasanga ibyo yemeye arabibuze ubundi ugasanga bya bindi yemeye abitanze bigoranye aho rero niho hazamo ikibazo cyo kubwira abantu ngo nibitange bitavuye ku mitima yabo bazana isaka kandi birangira uyu muntu wemeye gutanga isaka cyangwa watanze inka mu rusengero n'ahandi no mu bukwe kugira ngo bamukomere amashyi birangira iki kintu yatanze kidatashye kandi iyo kidatashye batangira kumuvuma cyangwa kumuteza abantu no kuvuga ko yabaye umuhemu ibyo yemeye ntiyabitanze yarirariraga yariyemeraga niko bigenda iyo wemereye ikintu mu bantu kikakunanira nawe ugira ipfunwe hanyuma rero kugira ipfunwe utangira kwiheza ariko nanjye hari ahantu nigeze kwemera ikintu mfashwe n'amarangamutima sinakibahaye ukaba wahitamo kujya gusengera ahandi ibi bihumbi nemereye aha hantu sinzongera kujya ninjiramo bandeba kandi ubizi ko ntabyo ufite rero uko si ugutanga ntabwo ari ugutanga kwa nyako ntabwo ari ugutanga tunarebye no gutanga gushobora kuba kwazanira umugisha abantu bene uko gutanga ntabwo ari ugutanga guhesha umugisha tekereza neza witonze ibyo ufite ntange urugero niba umuntu afite urugo afite abana bari bujye kwiga bari busabe umugati mu gitondo hakenerwa ibintu byinshi kugira ngo utange bisaba gutekereza ntabwo ari ukuvuga ngo ubwo numvisheje yuko ibyo mfite byose ari ukubibaha hari n'umwigisha yakubwira ati zana ibyo ufite byose Imana irabikugarurira bati na Eliya yabwiye umukecuru ngo agafuka kari gasigaye ngo nakamuhe yirire ibyo ntabwo ari ibintu twagiraho abantu inama ariko urabizi ko izi nyigisho ziriho oya ziriho ariko kuri njyewe nzifata nk'inyigisho zo kwambura abantu ubundi zikaba ari n'inyigisho nanone by'ukuri zitarimo urukundo kuko niba ufashe umuntu ukamwaka ibyo yari afite byose nibaza ko ibyiza bagashyizeho gahunda buriya igenamigambi ikintu rimara rireba umubare w'abantu bahari n'ubushobozi bafite bakiha n'igihe bashobora gukoramo ibyo bakeneye ariko nta muntu uhutaje undi none ko bavuga ko icya cumi ari itegeko ry'Imana bakavuga ko tugomba gutanga icya 10 ariko noneho bakongeraho ngo n'amaturo y'umutima ukunze yego ngo nayo gufasha abakene babitandukanya gute ubundi ayo itegeko rya nyaryo nayahe ayo bigenera nayahe basangira gute ikintu navuga ku bijyanye n'icya 10 reka nkubwire ko nkemera n'ayo maturo ndayemera hari ikintu rimwe na rimwe abantu bagera ku ruhande bakakivuga uko bashaka cyangwa nabi ariko buri itorero umuntu abarizwamo cyangwa yagiyemo akwiye kwemera n'ibiberamo kandi kwemera discipline y'iryo torero yagiye yego Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ntazi ko abantu barikurikira iravuga ubutware yahaye itorero ni ukuvuga ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizabohwa n'icyo muzabohora mu isi no mu ijuru kizabohorwa hanyuma itorero turifate nk'aho ari organisation ari communauté ari abantu bishyize hamwe
bakagira ibyo bahuje imyizerere nubwo bashyiraho n'ibindi byinshi bitandukanye. Biriya bintu bemeje utabikora aba arimo acumura, ibyo akora ntabwo aba ari byo. Byaba byiza ahubwo ukareba itorero rihuje na bya bindi wumva wowe donc rihuje na karita ushaka n'ibyo ukeneye. Icyo gihe rero iyo ugiye muri iryo uba uri umwere, nta kintu na kimwe ucumura kuri byo rwose. Icyo navuga rero kuri ibyo byo kubwira abantu ngo batange icya 10, icya 10 bakwiye kugitanga. Icya 2 n'ayo maturo nayo ni byiza yuko atangwa. Ahubwo wenda tukicara tukavuga ngo ese gutanga ni itegeko? Ese gutanga umuntu ashobora gutanga bishaka? Harimo nayo mutima ukunze. Nayo umutima ukunze. Iyo bavuze rero ngo ayo umutima ukunze biba bishatse kuvuga ngo aho ngaho uzatanga ayo ushaka. Igihe utayafite cyangwa wumva udashaka kuyatanga ubyihorere. Hanyuma bakakubwira ngo ariko none ugera ku cya 10 ho ni itegeko. Niho baba barimo kuganisha. Mu gikiranuka hose. Nawe ikintu navuga ni iki ngiki. Gutanga kwiza abantu bakwiye kwigishwa ni ugutanga k'umutima ukunze. Urakoze cyane. N'icyo cya 10 kikaba umutima ukunze. Kuko gutanga icya 10 cy'itegeko kitari cy'umutima ukunze nacyo nta mugisha kigira. Nayo maturo sanzwe nayo atari umutima ukunze nta mugisha agira. Warubizi ko tekereza kujya gutanga ugasubira kwicara uvuga utari ko amafaranga nyine ari nkiyakeneye. Ariya mafaranga wari ugikeneye rwose uretse kuyatanga byaba ari byo byiza, kuko nubundi uyatanze imbere y'abantu ariko kumana nta mugisha uvanyemo. Abadukurikiye muri uyu mwanya reka ngire icyo nkunganiraho. Gutanga ni impano uko wabivuze mu mutima. Hanyuma niba wumva udafite umutima wo gutanga, aho kugira ngo utange ibintu byawe bipfa ubusa, atari impano yawe, uguhomba kabiri. Uzi byari byo mu ijuru ntiwandikishije. Noneho narya watanze niba yari kuvamo umuceri nawe ntawe uguze. Guhomba kabiri ni bibi. Wabyihorera rero. Wabyihorera aho gukunguka hamwe. Ukunguka mu mubiri, ukagumana uwo muceri wawe, ukagumana umuceri, ukaguramo urukweto, mu ijuru ntihunguke nawe. Mu ijuru ntiwunguke. Ukazajya gutanga uza kunguka mu ijuru. Reka tugaruke wenda tuvuye mu rusengero, ntabwo twaje kuvuga intego wenda ari ukureba icya 10 n'amaturo. Like tugaruke mu buzima busanzwe. Sibyo? Mu buzima busanzwe umunyarwanda wese cyangwa umuntu ufite ingeso nziza wese umva ko babivuga, bagira ntekeza ko babaye mu cyaro haze. Icyaro nakibayemo none n'umujyi nkurimo. Uyu munsi urabizi ko umuntu watangaga mu cyaro kuvuga ngo kwa runaka abantu bose baragenda abana bafata avoka, bagira ubuntu kwa runaka, umwana yagenda agatora avoka nta kibazo. Ariko urabizi ko nawe wabashaka kuba watora urukwi mu ishyamba ry'abandi bakakwirukaho n'umujugujugu. Sibyo urumva? Rero ngavuga iyo bavuze gutanga ubona umuntu akwiriye kubyigishwa, akwiriye kubyigisha cyangwa byakwizana mu muntu byonyine. Ikintu navuga ni iki ngiki. Waruvuze ngo umuntu birukankana n'umujugujugu. Uzi kuntu Bibiliya ivuga? Ivuga umuntu bitaga Nabali. Nabali sinzi ku munsi. Ndamuzi Nabali mu bantu. Nabali Bibiliya ivuga yuko igihe kimwe ngo yari arimo gukemuza intama. Yari umukire, yari afite ibintu cyane. Ngo yari afite intama 3,000 ngo akagira n'ihene 1,000. Urabyumva? Yari afite n'ibindi bitavuzwe. Noneho igihe kimwe ariko ngo uyu nguyu akaba yarazwiho iki ngo kugira umwaga. Avuga nabi. Mwaga. Nta kantu ke kamuvaho. Ni umunyabugugu. Umunyabugugu. Bibiliya iravuga ngo noneho Dawidi ubwo yari arimo kugana mu ntuza mu butayu arasonza nabo bari kumwe. Icyo gihe yari mu buhungiro yarahunze Sawuli. Hanyuma ubwo yari ari muri ubwo buhungiro ashonje nabo bari kumwe atuma abagaragu 10. Arababwira ati rero numvise ko Nabali arimo gukemuza intama. Gukemuza intama batarimo kubyumva nuko gosha intama
hari intama z'ubwoya bogosha kugira ngo buriya bwoya bukoreshwe mu bindi bintu. Iyo babaga rero bakemuje izo ntama cyangwa bazogoshe, byabaga ari umunsi mukuru, babaga batetse, babaga bafite ibyo kunywa, babaga hari ibintu bimeze neza. Abo bagaragu bageze kuri Nabali, icyabaye bamushyiriye ubutumwa, baravuga bati databuja aragutashya, arakwifuriza amahoro n'inzu yawe n'ibyawe. icyo bahereho rwose. Atari ko noneho rero urebe ikintu washobora kumuha, ukiduhe tumushyire. Uzi ikintu Nabali yabusubije? Yaravuze ngo hariho abagaragu benshi muri iki gihe bacitse ba shebuja, ngo nta bintu rero mfite byo kujya guha abo bantu batagira aho babarizwa, bazerera bari aho ngaho. Asubiza atyo yibagiwe cyangwa yirengagije ko ingabo abari bari kumwe na Dawidi, abo bagaragu ba Dawidi, ngo barindaga wa mukumbi wa Nabali. Urumva ubwo yituye icyiza ikibi, icyiza agishyizeho inyiturano y'ikibi. Nibishatse kukubwira ngo rero buriya warumbarije utese uti gutanga ni umutima. Icya mbere ngira ngo mvuge nuko kudatanga ntabwo ari ubukene. Icya kabiri kukaro turakagarukaho. Ikindi ngira ngo mvuge rero, uyu mutima wo gutanga ushobora kuva ku hantu habiri. Ushobora kuza ari umuco cyangwa ari umutima cyangwa ari uburere wavanye mu muryango. Umuryango ugira ubuntu, umuryango wakira abantu, umuryango ufata abantu neza, umuryango ugira urugwiro. Iyo umuntu awukuriyemo biroroha yuko n'abana be nabo bashobora kuba bagira ubuntu bavuye muri wa muryango, babivanye ku babyeyi, babivanye kwa wabo uko nawe yabigiraga. Uburyo rero bwa kabiri, umuntu agira umutima wo gutanga awuvanye ku Mana, kuko biravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu cyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Kuvuga ngo wa muntu wa kera w'ubusambo, w'ubugugu, Nabali twari turimo kuvuga kuntu yari umuntu mubi, uwo mutima wa Nabali twavugaga uva muri we. Hanyuma iyo uvuye muri we yakiriye Yesu, agira undi mutima nanone mushya. Uwo mutima mushya ni umutima w'urukundo, ni umutima w'impuhwe, ni umutima w'imbabazi. Rero uwo mutima uva ahantu habiri. Mu muryango umuntu yawuvanamo, ariko ukongera kuwutunga nanone uwuvanye kuri Yesu, uwuvanye mu gakiza. Yego. Twari tuvuze ngo turagarukaho inyuma. Warumbwiye ngo turi bugaruke kuko gutanga atari ukuri umukire. Reka tugaruka aha. Ari no wenda tuza gusoreza. Uyu munsi bazi ngo uvana mu mufuka agatanga nuko afite ibyo atanga. Yego. Icyo ni kimwe. Kabiri, abakire benshi iyo aguhaye twasagutse twintica ntikize. Urabona umuntu utunze miliyari, urugero y'amanyarwanda, amafaranga menshi, kubwo 100,000 papa wowe wumva ari ibintu birenze. Nundi byo wabyumva ngo rora ngo yampaye 100,000. Yego. Dusipoze ko nonaha ruraguze imodoka nshya, urugero iyo afite arayimpaye. Reka nkwereke, buriya ampaye ibyasagutse. Yego. Si sawa? Yego. Ubwo uwo mutima yawugize, sibyo? Yanabitekereje arabikora, kuko ngenda navuga ngo Imana imuha umugisha. Yakoze, yafite miliyari, yampaye 100,000. Ese rora, reka ntago tugiye kubajajinga, ariko se mu by'ukuri wibuka ijambo Yesu yabwiye ba bantu bateranye, umupfakazi atanze yari afite gusa. Yego. None akavuga ko barushije gutura, akabasha ko arushije gutura. Ese koko bararushije gutura? Yarabarushije gute se kandi yaratanze tubiri? Urumva we ibyo yari afite, urugero warutanze ni rwize. Nturebe uwo muntu uvuga ufite miliyari
atuye ibihumbi 100 niba ufite imibare hafi asigarana ibihumbi bingahe? ntago ku mafaranga afite ntiwamenye ngo hari n'ikintu cyavuye. Nyakubwire njyewe abasigaranye miliyoni 900 na 90. oya ubwo byagorana kubibara. oya abasigaranye miliyoni 900 na miliyoni 90. oya miliyoni 900 na miliyoni 90 n'ibihumbi 900 n'ibihumbi 900. aho ndemeye. Reka rero nkwereke, urabona ayo mafaranga ukuntu tugoye tuyabara tuyateranya. Noneho rero ubwo urumva ukuntu akiri menshi. Aracyari menshi no kuyabara nabyo nakazi. Hanyuma noneho wa muntu wari ufite ibihumbi 40, sibyo? Atanze ibihumbi 10 asigaranye 30. Iyo mibare yo ndumva ari mito nanjye ndashobora kuyibara. 40 n'ibihumbi 10 abwavanyemo 1/4. Sibyo se? Hanyuma wundi wari ufite miliyari akuyemo 1 miliyoni. Aramutse kuvuga ngo avanyeho ngo 1/4, ngira ngo yaba avanyeho nka miliyoni magana hafi kuri miliyari imwe. Yego. Akuyemo 1/4 yakuyemo hafi miliyoni, yakuyemo hafi miliyari, yakuyemo hafi miliyoni pana miliyari, yakuyemo hafi miliyoni magana miliyoni hafi 60. oya ntago zirenze 100. 1/4 1/4 ya ni 200, hafi 200, hafi miliyoni 200. Yego urakoze. Hafi miliyoni 200. Oya 200 zinarimo zirarengaho. Hanyuma erega no kuzana imibare y'amasaha ntago byoroshye. Icyo bikubwiye uhise ubona yuko wa wundi 40 we atanze menshi kurusha wa wundi wa miliyari. Bivuze neza yuko uwo nguwo uriya mukecuru arutanze urugero. Biravuga ngo uwo yatanze yose. Hanyuma abandi ngo bagiye bafata kurasaguka kuyo kunyungu. Mubikora niyo mugiye mu rusengero cyangwa gutanga umuntu ugahita uzana 100, ukazana igiceri 100 akaba ari cyumuha. Ikintu rero twavuga ni iki ngiki kuzo. Ntabwo twabwira abantu ngo gutanga amafaranga umuntu atanga aya ngaya. Ahubwo iyo ufite wa mutima na rwa rukundo kandi ukaba utabiteye n'amarangamutima, umutima ukubwira neza ikintu wawe umuntu kikamugirira akamaro bitewe n'ibyo ufite n'ibibazo nawe ufite n'ibyo ugomba gukemura. Mbese ukuri kukaba kuri mu mutima wawe uzi neza kuramuhaye. Kuko we ndabaha urugero, wenda turi buze gusoreza ku bantu bahabwa, sibyo? Urumva we yishimiye ko umuhaye icyo atari afite, sibyo? Yego. Ariko se umutima wawe urahamanya nawe ko icyo umuhaye aricyo wakabaye umuhaye bitewe n'icyo akwiriye. Hari no gutanga wikiza umuntu. Ibyo nabyo bibaho. Kabiri tunyura muri gare umuntu akagusaba ariya mafaranga dutanga 100 mu by'ukuri natwe tuzi ko ntacyo abamaze ari umuhaye wundi bari aho kugira ngo akomeze ahondange ku kirahure cya bisi wicayeho ukora umufuka mu igiceri cy'100 akagenda utiva imbere genda. Yego. Nabiriya nabyo ntabwo ari ugutanga neza, ni ukwikiza. Aho kugira ngo rero wikize ibyiza watekereza neza ukavuga uti umuntu reka muhe. Hanyuma waba uri bumuhe ukamuha icyamugirira akamaro ubaye ugifite. Waba utagifite nta rubanza ufite ukikomereza. Ariko n'umuntu utamuhaye nta rubanza ufite. Oya ntarwo. Gutanga reka tubivuge neza ni impano. Udafite iyo mpano nta cyakoze niba atatanze. Oya. Impano yo gutanga ndabyemeribaho. Ariko nanakubwira yuko twese tuyifite ahubwo ku rugero rutangana. Ahubwo nitwemera kuyikoresha. Sibyo? Twese duhamagarirwa gufasha abandi. Bibiliya bivuga kenshi. Iravuga ngo mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo. Wenda nitujya gusoza unyemerere nze kuvuga ubuhanuzi Imana iduhabwa kubwira abantu. Buri muri Yesaya 58. Iyo Bibiliya ivuze ngo mwene data, ibivuze yuko uza kumufata nk'umuntu nk'uko nawe wifata.
usibye no gutanga ibyo dufite, buriya ahubwo ijambo ry'Imana riduhamagara no kwitanga natwe ubwacu. natwe ubwacu tukitanga. Uzi ko ibyo urabyumva? Rero turi inyuma cyane, duhamagarirwa gutanga, tukanahamagarirwa no kuba twakwitanga ku bwa bene data, ku bw'abacu. Kuko biravuga ngo uko Kristo yitanze, natwe ngo dukwiye kwitanga ku bw'abandi. Rero gutanga ntabwo ari impano. Okay. Hari barahamagaye bati dukwiye gufasha imfubyi, abakene, impunzi, mushaka imyenda. Umuntu akajya kora bya biziba hatacyambara. Si sawa? Umuntu akajya kora ya masafuriya yabuze. Ako reka dukosora aka kantu. Ese birakwiriye ko biriya ariko utanga biriya si gukuburiza umuntu? Okay, already yarabikeneye, birumvikana. Ariko se nkaho ari wowe, kuki utafata ibihumbi 10 cyangwa 20 ukagenda ukagura, ahubwo tuye umuntu tumuha ibihumbi 10 wenda yari wamuhaye umuceri, aragura ibidakenewe, reka mugurire umwambaro, ukagura ku gashati keza nk'ako wambaye, ipantaro nk'iyo nziza wambaye cyangwa inkweto nk'iyo, ukayimuhaho kugira ngo ujye kuvuga uti murebye ne nataye mu byegeranyisha mubizane. Ibi barabikora. Reka nkubwire, turambura amaso gatoya, tuba abanyakuri. Nyemerera mbanze nshimire n'abakora ibyo ngibyo, nabo begeranya ibintu byashaje cyangwa byakoreshejwe, barangiza bakavuga ngo reka bagire abantu babigenera bibafashe. Nibura duyo twageze kuri urwego rwa mbere rwo gushobora kuvuga ngo niba ngibi mfite hari umuntu byafashe, nawe mvuga ko gutanga ari umutima. Iyo ushoboye gutekereza ko ibyo ufite hari umuntu bibura, cyangwa n'uwabibona nawe agahindurirwa ubuzima, nubwo ataba ameze nk'uko wenda usigaye umeze, ibi tubanze tubishimira ababikora n'ababyitangamo. Ni byiza mw'abantu mwebwe mubona imyenda mutacyambara, wenda kubera ko iciye mukayitanga, n'ibindi bintu mukabiha abantu babikennye. Njyewe mbanje kubashimira. Hanyuma iyo twatangiye gutyo, buriya ikuzo nkubwira ibintu bitunaniruza ibyo ari byo, dushaka guhera hejuru buri gihe. Niba utarashobora guha umuntu 500, sibyo, ntabwo uzashobora kumuha ibihumbi 10. Ariko hari umuntu aguye ntica ntikize. Icyo rero wari urimo kuvuga, twe tuvuga ngo ni ntica ntikize y'abantu. Umuntu waba ufite ubushobozi ikuzo, akagira amafaranga, akaba yashobora kukugurira imyenda, uriya reka nkwereke umurongo w'ubuzima dushyireho ibice 3. Ibice 3 biri financial. Tuvuge ko hari umurongo w'icyatsi, ni wa muntu utunze, akagira n'ibisaguka, akagira n'ibyo yaha abantu, ntakene, ntagire ikibazo na kimwe. Uriya muntu akwiye gutanga ibishya. Aramutse agiye kureba bya bikweto byabaye ibibonde, akajya kureba ya myenda inyenzi zari akaba yajya gutanga, uwo muntu ariho umugayo. None rero hari ikindi gice cya kabiri. Muri make ntatanze, ahubwo abonye ahantu yirungiye imyanda ye, abonye ahantu ajya kudesharije puberi. Ndakubwira igice cya kabiri. Hari abantu bari mu murongo w'umuhondo. Murongo w'umuhondo nturi umukire, nubwo uri n'umutindi, urimo hagati no hagati. Ni wa muntu akenda agatangira gucuya, ukaba washobora kuvuga uti reka nigomwe ngura kandi akasina akajyana mu bantu. Ni wa muntu uri mu buzima burimo hagati no hagati. Uyu muntu uri hagati no hagati, n'ubundi udafite n'ibindi bisaguka, kuba yatanga bya bindi ntabwo twamushyiraho urubanza, twamushima. Ubwo uri mu murongo utukura, we ni wa wundi ubihabwa, we nta n'ibyo afite bindi. Abari nabo tuza gusorezaho, bano bahabwa. Rimwe na rimwe hari ubwo abantu ngo basige birinda gutanga, ngo barige babiha abantu bakabarogera, bakabaroga. Narabyumvise. Noneho bano bari guhabwa ko bahora bateze amaboko. Yego. Nibo Bibiliya itigeze ivuga ko guhabwa
ntabwo yabivuze yavuze gutanga yego bivuze ngo abantu bahabwa bafite ikibazo kubera ko nta bantu bahora bagize bate ababaha baragenda baba bake ibyo bahabwa biragenda birushaho kuba bike kandi bahora bateze amaboko kandi bahora babikeneye. rero reka wenda tugana ku musozo turebe bano bahabwa bo kuko abatanga bo rimwe rimwe turabashimira abaduhaye ariko twabonye ko hari abatanga ibyasagutse sibyo ariko bano bahabwa bo kuki nta kintu birabavuzeho umuntu uhabwa kandi yakabaye ivuga iti umugisha ubaye ku muntu wahawe. buriya gutega ikiganza wakira hari ibintu byoroshye kumva. uyu muntu watanze yatanze ibintu yavunikiye, ibintu yagendeye amajoro, ibintu yatakajeho icyuya, sibyo? warigomwe niyo cyaba ari n'igihumbi yajyaga kukiguramo mitiyu cyangwa se akakiguramo umugati w'abana. uwakira nta kintu yigomwa, nta effort n'imwe akoresha kugira ngo yakire ikomeye. nicyo gituma uwo wigomwe ahabwa umugisha kuruta wa wundi wakiriye gusa nta kindi kintu gikomeye yakoze. ni ibintu rero byoroshye kumva ibyo ngibyo. Wow. Okay. Wena mbere ko tugana ku musozo topic twa dufite kwari gutanga no guhabwa. Ariko tubonye ko guhabwa toujours no gutega ikiganza bakagushiriramo. Ariko utanga we already no umutima. Uwo mugisha. Yakira umugisha. Ariko twibutsa abantu ko ntago ari ngombwa ngo utange witegura ko hari kiri bukurikire nyuma y'ibyo utanze. Sibyo? Kiba kizaza ariko si ibyo kumenya igihe kizazira. Kiba kizaza umutima ukunze. Yego. Kiba kizaza. Yego. Okay. Ariko nanone abantu bakwiriye guhatiriza abandi ngo batange. Kuko tubonye ko gutanga ari umutima. Guhatiriza abantu ngo batange no kubahombya. Kuko bakuraho ibyabo, ubavanyeho ibyabo, ubabeshya ko bazakira umugisha. Uwo mugisha ntawo bari bubone kubera ko nta rukundo batanganye. Kandi ibyo byabo bajya gukoresha amafaranga ntabyo bakibonye. Bahombye ibintu bibiri. Abantu bagiye guhomba ibintu bibiri rero. Kubera ko bari gutanga, sibyo? Nta mugisha babonye kandi bahombye nibyo bari bugure muri ya mafaranga batanze. Ya mafaranga cyangwa igiciro cy'ibyo batanze. Nta gihombo rero kibaho nko gutanga ubihatiwe. Ubuhombye kabiri. Ibyiza ubundi wakagombye kubyihorera, wazumva umutima wawe birimo ukabona gutanga. Niho hari ibanga ryo guhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma reka tunavuge n'ikindi nyongereho. Ahubwo amahame yo gutanga ni ayahe? Okay. Umuntu ahande, umuntu yimande, atanga ati. Duhere ku bijyanye no gutanga. Uzi kuntu Yesu we yabivuzeho? Yaravuze ngo ukuboko kw'ibumoso ni gutanga, ukw'iburyo ni kuzabimenya. Nituzajyane kamera. Ubu nujya gufasha nawe tuzazana kamera. Biriya mukora ntago ari byo. Eka muba muri mu kazi kanyu ariko bibusanyije n'ijambo ry'Imana. Already wasanga byane wa muntu atanze nta mugisha we. Weya nta urimo. Serious? Ijambo ry'Imana. Ashobora mucira ungana kwa nta mavuta ngana kuri. Ndashaka kubikubwira. Ijambo ry'Imana turifate nkaho ari constitution itavuguruzwa kandi ni y'Imana. Bibiliya Yesu yabivuza bigaragaza neza. Aravuga ngo nujya kugira icyuho umuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kugatanga, ukw'iburyo ni kuzabimenya. Ikuzo niba hari umuntu mvuye guha ikintu mu mujyi, ntagera no nkakubwira yuko mvuye guha ibintu umuntu, ingororano zanjye zirarangiye, ubwo nta mashimwe urayampaye, uribonye tu umuntu mwiza birangiriraho, ujye uvuga ko mfasha abantu. Ingororano ndazibonye. Nta bindi ubwo nzacyura ko muvuga yuko mfasha abantu. Ariko nta murimo wo kuzamperekeza urimo. Kwari imvune papa. Wabyumvishije? Ubwo ni uburyo bwo gutanga. Ni amahame agira gute agenga gutanga. Benshi rero ibyo barabyica kuko nabiri usanga bibera ku karubanda byo gutanga. Ngira ngo wenda abantu babikora bigana uko isi bikora, ariko twebwe mu bwami bw'Imana gutanga ni amahame, ni ugukora icyo ijambo ry'Imana ryavuze n'uburyo bikorwamo. Mwabantu mwe mujya gutanga mugahamagara ikuzo ngo azane kamera.
rwose ingororano zanyu ni hano tuzazibona zirahari ariko n'izo mu isi ntabwo ari izo mu ijuru. Hanyuma ntabwo mbaciye intege muzabikore, ariko tuvuge ibintu bibiri, tumenye umurongo w'Imana n'umurongo wo gutanga gusanzwe mu isi uko isi itanga. Icya kabiri rero, umuntu atanga he? Uburyo bwo gutanga turabwumvise. Utanga he? Hari n'ahantu umuntu atanga ahubwo nabwo n'umuvumo ukamuzaho ntagire wa mugisha. Ndaguha urugero. Niba muye n'umuntu wasinze hanyuma akansaba, cyangwa nkaba nzi ko yasaba arayo kujyana mu kabari, cyangwa nkaba nzi yuko yasaba wenda n'urugero arayitabi, cyangwa nkaba nzi yuko yasaba arayo kujya gukoresha ibindi bikorwa bibi runaka. Iyo utanze gutyo nabwo nta mugisha, ubu bibye ahantu ku rutare, ntabwo ari ubutaka bwera. Iyo mbuto uyitaye ahantu ubu yinagiye inyoni. Inyoni zirayitora, nta kindi kintu uba ugomba gutegereza. Nicyo gituma rero umubwiriza we yavuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi. Ahantu harumbuka ni hehe? Harumbuka ahubwo aho gutanga ni hehe? Gutanga twabivuze ngo ni uguha umuntu ufite icyo akennye, ariko icyo akennye gifite akamaro, icyo ijambo ry'Imana ryemera kandi cyakiza n'ubuzima bwa wa muntu. Hari ibyo Bibiliya yavuze. Mu gutanga hari uguha imfubyi, hari uguha abapfakazi, hari ukugaburira abashonje, hari ukwambika abambaye ubusa, hari ugushyira mu mazu aba bantu batwita ngo ni abahomuresi, bazerera batagira iyo baba, hari ugufasha abababaye, abari mu bitaro, abari mu magereza, abantu bari muri nizi zikomeye cyane. Abo ngabo nibo Bibiliya itubwira yuko tugomba gufasha. Rero abantu dutanga, abantu dufasha, hariho n'abandi. Ni urugero, ushobora gufasha umuntu kwiga kubera ko nta minerivare arimo kubona. Ushobora gufasha umuntu ukamutera inkunga bitewe n'ibikorwa byiza arimo gukora. Njye nyumva Rola ngo runaka ngo yahaye runaka imodoka. Nanjye nibaza ibyo bintu biri nyine, ibyo bintu biri aho gusa, nta giciro, n'ubuntu ukikura miliyoni zingahe ukaje umuntu. Oya, reka nkubwire, ntabwo ibyo bikwiye kudutangaza. Nakubwiye ngo usibye no gutanga ibintu, duhamagarirwa no kwitanga natwe ubwacu, ku buryo nagupfira cyangwa kampfira. Noneho rero niba duhamagarirwa kwitanga muri ubwo buryo, ibyo kuba umuntu yatanga ibintu byo ntabwo biba bikiri ku rwego rukomeye, ahubwo icyihishe inyuma yo kuba bimuhaye. Sibyo? Nicyo kibazo dukwiye gutekereza. Nyuma yo kuba uhaye uyu muntu, umuhaye bitewe n'urukundo. Ese nta kintu ushaka ko akwishyura nyuma? Ntabwo ari korabusheni yindi y'ubundi buryo runaka. Ntabwo bikoze kugira ngo ntabwo bikoze kugira ngo wubake izina ryawe cyangwa wiyamamaze. Umuntu ashobora gutanga ibintu bikomeye bihenze by'uburyo butari bumwe bitewe n'ubushobozi afite, ahubwo icyihishe inyuma yo kuba bitanga. Nicyo abantu bakwiye gutekerezaho, basanga batabikoranye urukundo bakaba bakwiye kujya babyihorera bene ibyo ngibyo.